igihe cy'ubuntu n'urubanza ku batuye isi, imirimo ku itorero. Gutegura rero ubuzima bwiza bw'ahazaza nyuma y'uko uvuye muri uyu mubiri, ubutegurira muri iyi si wishingikirije icyo igitabo cyitwa Bibiliya kivuga. Ubwo rero buri wese reka kwishingikiriza ku bwenge bw'iyi si, kuko ubwenge bw'isi burashira, ahubwo wishingikirize ku kumenya Imana no kuyubaha. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bikomeye by'ingenzi Yesu yagiye agaragaza bizaranga ko igihe cy'ubuntu duhagazemo uyu munsi kigiye kurangira. Iki gihe cy'ubuntu turimo rero turashaka gusobanura uburyo ari cyo gihe cy'urubanza ku batuye isi imbere y'Imana, kubera ko Yesu nagaruka ntago azaba aje guca imanza. Yesu nagaruka azaba aje guhana no guhemba, ntago azaba aje guca imanza. Igihe cy'urubanza ni iki gihe cy'ubuntu turimo. Mu yandi magambo, urubanza rurahari ariko n'ubuntu burahari. Urubanza rurahari ariko n'imbabazi zirahari. Iki ni cyo gihe abantu basabwa kwinjira mu rukiko kugira ngo bisobanure, bahabwe imbabazi. Itorero nta rubanza ritegereje, ahubwo itorero rya Kristo ritegereje gupimirwa iki? Imirimo. Abantu bose batuye isi bakaba barimo guhamagarirwa kwinjira, kwitaba urukiko rw'ijuru kugira ngo bisobanure, hanyuma baburanirwe, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ngo ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo murimo wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Abari mu isi yose rero, abakomeye, aboroheje, abize, abatarize, abite ngo ni intiti z'abanyabwenge, abami, ibikomangoma, abaperezida, buri wese uzi ko yabyawe n'umuntu, yabyawe n'umugore, kugira ngo abashe kurokoka umujinya w'Imana uzatera uzarimbura abatuye isi. Nuko ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itoro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa. Hari amadini menshi ari hano muri iyi si atemera Yesu, afite abayoboke benshi. Hakaba n'ayandi abeshya ngo aremera Yesu ariko akamubangikanya n'ibindi bigirwamana, rimwe na rimwe akanamubangikanya n'abantu bapfuye. Nk'iri dini Bibiliya yita ngo ni nyina w'abamaraya bose, ariryo dini ryitwa Kiliziya Gatolika. Ariko uyu Bikira Mariya ntabwo ari Mariya nyina wa Yesu, ahubwo ni umudayimoni basenga, bafashe bamwambika izina rya Mariya, bamugirikiraho n'akantu kitwa ngo ni bikira cyangwa se ni umubikira. Kandi tuzi ko umubikira ni ukuvuga ngo bafashe Mariya bamuhindura umugore w'Imana, ubwo Imana niyo yamuteye inda, ni umugore wayo, bari no kumwe mu ijuru baricaranye. Ntabwo mujya mwumva indirimbo baririmba ngo mwamikazi w'isi n'ijuru, ngo turakwambaza mubyeyi? Ayo ni amarorerwa, ni amahano akomeye, ni umwuka wa kidayimoni wa Satani ukomeje gufata abayoboke b'iri dini. Umujinya w'Imana ukaba ugiye kubisuka hejuru. Inzira ijyana abantu mu ijuru ntikiri imwe, yabaye inzira zitagira ingano ku bantu bose bari mu Kiliziya Gatolika. Iki ni cyo gihe cyo kwisobanura imbere y'Imana. Igihe Yesu azaba agarutse, nta bundi bwisobanuro ku batuye isi. Igihe Imana yatanze cyo kugira ngo buri wese yinjire mu rukiko yisobanure kandi asabe imbabazi, ni iki gihe cya gatandatu cy'ubuntu turimo. Igihe rero kizaba kirangiye ko tubona ko ibimenyetso byose bigaragaza ko kigeze final. Hari Imana umucamanza mukuru, hakaba Yesu nka avoka, hakaba ijambo ry'Imana nk'umushinjacyaha, hakaba umwuka wera nk'umugenzacyaha, hakaba umuntu nawe urimo uraregwa, hakaba n'umurezi uri kumurega ari we Satani. Kuko igihe cy'imbabazi kirarangiye, igihe cy'imbabazi kirarangiye. Igihe Imana yatanze hari ibimenyetso byose bigaragaza ko kirangiye. Yesu ugiye kugaruka ntabwo azagaruka aje gucira abantu urubanza, ahubwo azagaruka aje guhana, aje no guhemba. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye azakwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nakwifuriza amahoro y'Imana. Imana igumugisha cyane kuko umwanya ufata ukurikira ibiganiro bigenda bitambuka kuri channel, kandi turashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kugira ngo dukomeze kubana iminsi yose. Turashishikariza n'abandi mwese mudukurikira bwa mbere ndetse n'abandi musanzwe mukurikira ibiganiro tubagezaho wenda nk'amalinki, ariko mukaba mutarakora subscribe, mwayikora kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu. Kandi turashimira abera bose bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bagenda batwandikira badushimira yuko
mu by'ukuri hari ahantu hari intambwe bamaze gutera mu birebana n'agakiza. Jewe rero nk'uko bisanzwe mugiye kuganira, amazina yanjye nitwa Missionary Jean-Luc Ikingeneye. Ndashimira umwami wacu kuko uyu munsi yongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo rye, kandi ndahamya nashidikanya yuko uyu munsi uri bugire umugisha ku Mana, nanjye mugiye kuganira nkagiraho umugisha. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Uyu ni umwanya w'igiciro cyinshi kandi ni umwanya utwemere kugira ngo tuganire na bene data bose hirya no hino ku isi. Turasenze kugira ngo ubutumwa bugiye gutambuka ababwumvise nonaha bugira icyo bubamarira, n'abandi bazabwumva mu gihe kizaza nabo buzagira icyo bubamarira. Twese dukomeze guhembukira imbere yawe, utsinde imbaraga zose z'umwanzi zirwanya ijambo ryawe, kuba ryumvise ko ijambo ryawe rirabatura kandi ritanga ubugingo, rigatanga n'amahoro, rigatanga ibyiringiro, rigatanga ibyishimo ku bantu baryakiranye umutima ubyizeye kandi urikunze. Rero ngwino ubane natwe kandi tugire neza, twese dukomeze kungukira imbere yawe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro igihe cyanjye, ikiganiro gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, harimo inyigisho z'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe, inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, ndetse n'inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka cyangwa se ibihe bigaragaza kurangira kw'isi. Tukurarikire kubana natwe kandi tuguhaye ikaze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'ubuntu n'urubanza ku batuye isi, imirimo ku itorero. Ndasubiramo, igihe cy'ubuntu n'urubanza ku batuye isi, imirimo ku itorero. Tugiye kuganira kuri aya magambo tugaruka muri za nyigisho igitabo Ukuri Nahishwe. Ngira ngo iki gitabo mumaze kugenda mukimenya muri benshi, abantu bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi barimo baragitwara cyane, abari muri Amerika, abari muri Australia, henshi rwose bamaze kugenda bagitwara. Kigurwa n'abapaseri, abashumba, bari mu Rwanda hirya no hino mu ntara bari kugitwara, abari za Kenya, za Mozambique, bose ndetse n'abarundi kiri kugenda kibageraho. Rero turagushishikariza kugira ngo nawe we gucikwa n'igitabo Ukuri Nahishwe, kuko ni igitabo gikuyemo inyigisho zagufasha mu rugendo, ndetse n'inyigisho zafasha umurimo wahawe n'Imana kugira ngo ukore, ndetse niba ufite n'abo uyoboye ku buryo wabafasha kandi bakamenya ibyiringiro byabo. Kuko bisanzwe rero gifite ingingo 12, kikagira page 108. Ni igitabo kitari gito kandi kitari kinini cyane, byoroshye kugisoma kandi ukaba ukuyemo ubumenyi bwinshi. Hanyuma ni ingingo zirebana n'ibihe by'imperuka, kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa ku itorero, gupimirwa imirimo ku itorero, imikoro y'Antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze mu gihe cya mbere, uko yakoze mu cya kabiri, uko yakoze mu cya gatatu, ibirebana n'intambara ya Harimagedoni dusanga mu Byahishuwe igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21, ndetse akazamo n'ingoma y'imyaka 1000 dusanga mu gice cya 20 cy'Ibyahishuwe kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo n'ubundi wa 10. Hakazamo ingingo nanone kandi ya 7 irebana n'iby'intambara ya Gogi na Magogi dusanga mu Byahishuwe cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Hakazamo nanone kandi ibyo kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, ndetse n'ikaze rizahabwa n'ibizima n'abakuru n'abamarayika ku bantu babyiringiye kandi babyizera ko ibyo ari ukuri. Mu by'ukuri birahari kandi bizabaho. Ayo magambo tukaba tuyabona mu Byahishuwe cya 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Hakazamo nanone iby'ingingo ya 9 y'urubanza ku batuye isi, itorero na Yesu bazaba bari gucira urubanza ku bazazuka ku muzuko wa 2 nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma iki gitabo cyongera kugarukamo ingingo ya 10 irebana n'uburyo itorero Yesu azaryinjiza muri wa murwa wera Yerusalemu nshya, ya yindi yagiye gutegurira abera. Ngira ngo amaze imyaka irenga 1900 na ari gutegura uwo murwa, kandi ni umurwa asize isezerano arisigira abatuye isi, cyane cyane abamwizera yuko badakwiriye guhagarika imitima, ahubwo ngo bamwizere kandi bizere n'Imana. Ababwira ko mu rugo hari amazu, icyo agiye gukora ari kuyasukura, kuyategura kugira ngo azagaruke gutwara abamwizeye babane nawe. Rero ingingo ya 10 ivuga uburyo Yesu azinjiza itorero muri uwo murwa wera Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Hanyuma hakazamo ingingo ya 11
irebana n'igitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera muri uwo murwa Yerusalemu nshya yo mu ijuru, kizaba kirimo korali enye. Hanyuma izo korali tuzisanga mu byahishuwe n'ubundi, harimo korali y'abamarayika, hakazamo korali y'Abisiraheli, hakazamo korali y'abanyamahanga, ndetse na korali igizwe n'Imana Data wa twese na Yesu n'Umwuka wera wabo. Hakazamo ingingo ya nyuma rero irebana no kumanurwa k'uwo murwa Yerusalemu nshya ije muri iyi si, mu gihe isi izaba yahanaguwe nk'urupapuro ikazingwa, kandi igihe izaba yakongowe n'umuriro. Hanyuma uwo murwa uzamanuka, itorero riwurimo, nk'uko tubisanga mu byahishuwe igice cya 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Hanyuma rero ingingo ya 12 nyine ariyo yo kumanurwa k'umurwa wera Yerusalemu nshya, akaba ari ingingo irebana n'ubugingo bw'iteka ryose. Aha dusobanuramo rero imibereho twambuwe mu ngobyi ya Edeni, twari kuba dufite Adamu na Eva bataza kumvira Satani, tukerekana ubwo buzima uko buzaba bumeze, buzaba ari ubuzima bwiza buri wese akwiriye kwifuza. Twashaka kubabwira rero ngo abantu mwese mudukurikiye, n'abandi mutarizera, n'abasiyantifike, n'abafilozofe, n'abandi bishingikirije ku bwenge bw'iyi si ari bwo bumenyi, Bibiliya yita ngo ni ubumenyi, mwese mugomba kumenya yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Wabyirengagiza utabyirengagiza, icyo tuzi nuko muri iyi si nta muntu uyiramiramo ngo abeho iteka ryose, arapfa. Mu gihe rero upfa, ugomba guteganya ko nyuma y'uko upfuye hari ahandi ushobora kujya. Uko unajya kuza mu isi ntabwo wari wabiteguye, ntuzi n'uburyo wahageze. Na situwasiyo uri guhura nazo muri iyi si, ntabwo mbere y'uko uza mu isi wari uzi ko uzahura nazo, ko nta n'uwamenya aho wari uri. Izi situwasiyo uhura nazo muri iyi si rero, ushobora kuba uhura n'imibabaro, ushobora guhura n'umunezero w'iby'umubiri, ariko imibabaro yo mu isi ntigishira, tuyihoramo, igenda isimburana n'indi. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko ugahangayikishwa nuko ushobora kuba ufite ubwoba ko bayakwiciraho. Ushobora kuba ufite amafaranga ugahora urwaragura indwara zidakira. Ushobora kuba ntayo ufite ariko ukaba ubabazwa no kutafite. Muri iyi si harimo imibabaro myinshi. Iyi situation dutambukamo muri iyi si, nta muntu wigeze ateganya ko yatambukamo, kuko mbere y'uko aza mu isi nta nubwo yari azi ko azabaho, nta n'uwamenya aho yari ari. Ugomba no kumenya ko nyuma y'uko uvuye muri iyi si, ahandi uzajya ho hameze hati. Hari igitabo cyitwa Bibiliya kigenda kigaragaza ishusho y'aho tuzajya, kandi aho hantu ni habiri. Hari aheza hakaba n'ahabi. Ntabwo rero ukwiriye kwirengagiza iby'aya magambo avugwa mu gitabo cyitwa Bibiliya, kubera ko n'ubundi uza muri iyi si ntabwo ari wabiteguye. N'ibyo uri gucamo muri iyi si ntabwo wari uzi ko uzabicamo. Ni nako n'ubundi nukurwa mu mubiri hari ahandi uzisanga, kandi aho hantu hashobora kuzaba ari heza cyangwa ari habi. Gutegura rero ubuzima bwiza bw'ahazaza nyuma y'uko uvuye muri uyu mubiri, ubutegurira muri iyi si wishingikirije icyo igitabo cyitwa Bibiliya kivuga. Ubwo rero buri wese reka kwishingikiriza ku bwenge bw'iyi si, kuko ubwenge bw'isi burashira, ahubwo wishingikirize ku kumenya Imana no kuyubaha. Ngira ngo twari tumaze iminsi turi gusobanura ibirebana n'urusengero, insengero 5 zabayeho ku isi kuva isi yabaho kugeza uyu munsi. Twagaragaje insengero zabayeho kuva isi yabaho kugeza uyu munsi, kandi insengero 5 dusoza twerekana ko urusengero rwa nyuma ari urusengero rugendanwa, ari rwowe nanjye, nk'uko Bibiliya yabitweretse. Nyuma yaho rero twerekana n'ibirebana n'amateraniro, abantu buriyo bakwiriye guterana. Noneho rero uyu munsi tugarutse ku gitabo Ukuri Nahishwe, muri za ngingo zacyo 12. Ngira ngo ubwo duheruka twari tugeze ku ngingo ya 2, dusa nkaho tuyisoza, irebana n'imikoro ya Antikristo mu bihe bitatu. Uyu munsi rero tugarutse gutangira ingingo ya 3 irebana no gupimirwa imirimo ku itorero. Kuri ingingo ya 3 rero twavuze ko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'ubuntu, urubanza ku batuye isi n'imirimo ku itorero. Ibyo tugiye kwiga. Twashaka kubwira rero abadukurikiye ngo reka tubwire abantu bose bari hirya no hino mu bigo bitandukanye ku isi bamaze kwizera Yesu Kristo, ngo buri wese agerageze kwibikaho imirimo myiza, kuko imirimo ni ikintu gikomeye. Turashaka kwiga ikintu cyitwa gupimirwa imirimo ku itorero. Iki gihe cyo gupimirwa imirimo ku itorero kizaba ryari?
ngira ngo murabizi ko turi kwiga ibintu bitandatu Imana yagaragaje mu ijambo ryayo bigomba gusohora mu gihe kingana n'icyumweru kimwe gihwanye n'imyaka 7 nkuko twabisomye muri Danieli igice cya 9 umurongo 27. Iki cyumweru kimwe twabonye ko kigizwe n'imyaka 7 uko Imana gifata umunsi ikawuhwanya n'umwaka. Niba rero icyumweru kimwe kigizwe n'iminsi 7 noneho rero ko Imana yagiye ifata umunsi ikawuhwanya n'umwaka, ubwo icyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. Iyi myaka 7 twayikuye mu byumweru 70 Danieli yeretswe muri kiriya gice cya 9 kuva ku murongo 20. Imyaka 7 rero marayika Gabriel ayibwira Danieli yayigabanyijemo ibyiciro 2 agaragaza buri cyiciro ibizagenda bigikorwamo. Twabonye ko icyiciro cya mbere ikintu cyagomba gukorwamo icya mbere ari ukuzamurwa ku itorero, icya kabiri ni imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, icya gatatu ni ugupimirwa imirimo ku itorero. Ni ukuvuga ngo rero niba tugiye ku ngingo ya gatatu ireba no gupimirwa imirimo ku itorero, iyo ngingo iraza ubuhanuzi bwayo busohorera mu cyiciro cya mbere gihwanye n'imyaka 3 n'igice ya mbere nk'uko twabibonye. Ubwo rero turacyari mu myaka 3 n'igice ya mbere ibanziriza imyaka 3 n'igice ya nyuma ya kira cyumweru kigizwe n'imyaka 7. Mbere yuko twinjira ku birebana no gupimirwa imirimo ku itorero, tugiye guhera kuri iki kintu cyitwa ubuntu n'urubanza ku batuye isi. Abo twatangiranye twagiye twiga inyigisho nyinshi aho twabonye ko isi yagenewe ibihe 7 hanyuma tukaba turi mu gihe cya 6. Ibyo bihe 7 twabonye ari ibihe. Twabonye ko igihe cya mbere ari igihe kiremwa ry'isi cyangwa se igihe kiremwa, igihe cya kabiri akaba ari igihe cy'ubuziranenge, igihe cya gatatu akaba ari igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane akaba ari igihe cy'amasezerano, igihe cya gatanu akaba ari igihe cy'amategeko, igihe cya gatandatu akaba ari igihe cy'ubuntu, igihe cya karindwi akaba ari igihe cy'ingoma y'umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Uyu munsi rero duhagaze mu gihe cya gatandatu ari cyo gihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu gitangira ryari cyangwa cyatangiye ryari? Gitangirana no gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo no gusubira mu ijuru kwe ndetse n'ubutumwa buri kubwirizwa amahanga. Ubwo no kuva muri 33 Yesu amaze gupfa no kuzuka asubiye hehe mu ijuru, atumye intumwa ze ngo zigende zihindura abantu mu mahanga yose ari mu isi. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi turacyari muri iki gihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu Yesu ntabwo yigeze avuga igihe kizarangirira. Icyakora yatanze ibimenyetso byinshi bizaranga ko kigeze ku ndunduro. Ibyo bimenyetso twarabiganiriye aho twabatoranirije ibimenyetso bigeze kuri 7 by'ingenzi Yesu yagaragaje, aravuga ngo nimubibona icyo gihe muzararame buri wese yubura umutwe we arebe mu ijuru kuko gucungurwa kwe kuzaba kwenda gusohora. Ibyo bimenyetso 7 nabyo twarabivuze aho twabonye ko icya mbere ari abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma, icya kabiri ni intambara n'imuhaza intambara, icya gatatu ni inzara, icya kane imitingito, icya gatanu ibyorezo by'indwara, icya gatandatu urukundo ruzakonja, icya karindwi abantu bimure Imana hanyuma Yesu abone kugaruka. Ibi twarabyize. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bikomeye by'ingenzi Yesu yagiye agaragaza bizaranga ko igihe cy'ubuntu duhagazemo uyu munsi kigiye kurangira. Ibyo nibyo byuzuye mu isi. Imiryango y'ikiremwa muntu yiyemeje gukora Satani irategura intambara buri munsi, irategura indwara z'ibyorezo, irategura inkingo zo kwica abantu. Ibyo byose Yesu yarabihana avuga ngo nimubibona muzamenye yuko ngiye kugaruka. Ibi rero twarabibonye. Iki akaba ari igihe cy'ubuntu turimo. Iki gihe cy'ubuntu turimo rero turashaka gusobanura uburyo ari cyo gihe cy'urubanza ku batuye isi imbere y'Imana. Kubera ko Yesu nagaruka ntago azabaje guca imanza. Yesu nagaruka azabaje guhana no guhemba, ntago azabaje guca imanza.
igihe cy'urubanza ni iki gihe cy'ubuntu turimo. Mu yandi magambo, urubanza rurahari ariko n'ubuntu burahari. Urubanza rurahari ariko n'imbabazi zirahari. Iki ni cyo gihe abantu basabwa kwinjira mu rukiko kugira ngo bisobanure, bahabwe imbabazi. Kubera iki? Kubera ko Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Kugira ngo usobanure iki kintu, ndabanza nsobanure gatoya ku birebana na kote y'ubutabera ku butegetsi bw'isi. Kamvuge gatoya ku kirebana n'ubutabera. Muri politike z'ibihugu harimo n'igice cy'ubutabera. Ubundi mu rukiko hagomba kuboneka ibi bintu bigeze kuri 6 igihe abantu bari mu rukiko. Icya mbere, hari umurezi. Icya kabiri, hari uregwa. Icya gatatu, hakaba umugenzacyaha. Icya kane, hakaba umushinjacyaha. Icya gatanu, hakaba avoka. Icya gatandatu, hakaba umucamanza. Ibi ni ibyiciro bigeze kuri 6 bigomba kuboneka igihe cyose mu rukiko. Igihe abantu bari mu kuburana, ibi byiciro bigomba kuhaboneka: uregwa, umugenzacyaha, umushinjacyaha, avoka ndetse n'umucamanza. Ibi ni ibintu bidashobora kubura mu kintu cyitwa ubutabera, cyane cyane mu birebana n'imanza mu nkiko. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 12 umurongo wa 51, aho yakunze gusobanura ko iby'isi bikwiriye kutwigisha iby'ijuru. Ibi byiciro tubonye mu isi bikorera mu kintu cyitwa ubutabera. Uko ni nako mu ijuru bimeze kuva Yesu yava mu isi. Ni ukuvuga ngo Yesu avuye mu isi yinjiye mu rukiko kugira ngo urubanza rutangire ku batuye isi. Niyihe mpamvu tuhereye kuri iki cyiciro cyitwa urubanza ku batuye isi, ari nacyo gihe cy'ubuntu turimo? Nuko dushaka kwinjira ku nyigisho irebana no gupimirwa imirimo ku itorero. Itorero nta rubanza ritegereje, ahubwo itorero rya Kristo ritegereje gupimirwa iki? Imirimo. Tushaka kubanza no gusobanura urubanza ko ruriho muri iki gihe, kandi abantu bose batuye isi bakaba barimo guhamagarirwa kwinjira, kwitaba urukiko rw'ijuru kugira ngo bisobanure, hanyuma baburanirwe. Ibi byiciro tubonye mu isi bihari, ni nako mu ijuru naho bihari. Ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere twabonye urega. Noneho mu buryo bw'umwuka, urega ninde? Bibiliya ivuga ko Satani ari umurezi wacu. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Twari tuvuze ngo icyiciro cya mbere ni urega. Satani niwe murezi wacu, niko Petero avuze. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Satani ahora arega intore z'Imana. Kabiri, hakurikiraho uregwa. Uregwa ninde? Ni umuntu. Satani ahora arega abantu imbere y'Imana, avuga ati aba bantu kuvuga ngo warabaremye, ngo barema mu ishusho yawe, ko bagusuzugura, batakubahiriza, ko badasohoza ibyo ushaka. Harya abo bantu bari mu ishusho yawe? Ni ukuvuga ngo Satani rero ni umurezi uhora arega ikiremwa muntu imbere y'Imana. Hakaza icyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu ni umugenzacyaha. Umugenzacyaha mu birebana n'umwuka ninde? Umugenzacyaha ni umwuka wera. Niyo mpamvu iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 13 umurongo wa 7, aho Yesu yavuze ngo umwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha
n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ntabwo rero umuntu ashobora kugutsinda atabanje kugenza icyaha cyawe ngo akigaragaze uburyo wagikoze atanga n'ibimenyetso byose. Umwuka rero gutsinda ab'isi nuko agomba kubanza akagenza ibyaha bakora, yarangiza akabasha kwerekana ikibazo bafitanye n'Imana. Umwuka wera rero niwe mugenzacyaha. Kane, hakurikiraho umushinjacyaha. Umushinjacyaha ni iki mu birebana n'umwuka? Umushinjacyaha ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihora ridushinja yuko twese turi abanyabyaha, kandi rikerekana ko gukira kwacu ari uko twizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Iyo rero tutumva ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza buramamazwa ku isi yose, ku maradiyo, kuri social media, ku mateleviziyo, kuri za Facebook, kuri za Twitter, kuri za Instagram, ahantu hose ubutumwa buratambuka. Kandi ni ubutumwa buburira abatuye isi yuko bashinjwa ko ari abanyabyaha. Ubwo butumwa rero ababuvuga baba bakura hehe? Abantu bari mu muhamagaro Imana yahamagaye baba bakura muri iki gitabo. Iki gitabo kiba kiri guhamiriza abari mu isi bose ko ari abanyabyaha. Kubera iki? Umuntu wese witwa ko ari mwene Adamu, kuko nta muntu n'umwe uri mu isi atavuga kuri Adamu, afite icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu. Icyaha Adamu yakoze ubwo yasuzuguraga agateshwa ku nshingano Imana yari yamuhaye muri Edeni. Icyaha yakoze cyatumye atandukanwa n'Imana, agapfa urupfu rw'iteka, kugeza ubwo Imana yohereje umwana wayo kugira ngo aze kongera gucungura umuntu. Umuntu wese rero ukomoka muri Adamu agomba kumenya ko ari umunyabyaha, afite ikibazo n'Imana. Kubw'iyo mpamvu arasabwa kugira ngo yiyunge n'Imana. Kwiyunga n'Imana bizakomoka he? Kwiyunga n'Imana bizakomoka mu kwizera urupfu no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo cyonyine nicyo kizatuma umuntu yongera kuba inshuti y'Imana. Kugira ngo umuntu akire icyaha cye, nuko yemera kumva icyo ijambo ry'Imana rimushinja, akinjira mu rukiko. Utu rukiko rwatangiye ryari? Nkuko twari twabivuze, umunsi Yesu yapfaga akazuka agasubira mu ijuru, yari yinjiye mu rukiko. Bibiri tubwira ko yicaye ku ntebe y'imanza iburyo bwa Se. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 19 haratubwira ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Yesu yicaye ku ntebe y'urubanza, yinjiye mu rukiko imbere y'Imana. Urukiko rwatangiranye no kuva mu isi kwe. Isi nibwo yinjiye mu kintu cyitwa gucibwa urubanza. Dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni Yesu wabyivugiye ubwe agaragaza ko icyo gihe aribwo urubanza rwatangiye ku batuye isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 31 na 32. Yesu yaravuze ngo ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Urumva rero iri jambo rivuze ngo gusohora. Gusohora bishatse kuvuga ngo ibyo bintu bishyizwe mu bikorwa. Ushobora kubaza umuntu ngo ese bya bintu nakubwiye gukora wabikoze? Akakubwira ngo nabisohoje. Mwandi magambo yabikoze. Yesu rero yarivugije ijambo rikomeye aravuga ngo ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, kandi umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Iri jambo ngo rurasohoye yashaka kwerekana ko urupfu no kuzuka kwe bigiye kwinjiza abari mu isi bose mu rubanza, kandi Satani nawe nk'umutware w'ab'isi akaba aciriweho iteka, kuko nta bushobozi na buke agifite bwo kuba yarimbuza abantu keretse abazabyihitiramo. Kuva icyo gihe rero Yesu yagiye mu ijuru atangira urubanza no gucira urubanza abatuye isi no kubavuganira. Petero yaranditse mu rwandiko rwa mbere ibice 5 umurongo wa 17 n'uwa 18 aravuga ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana.
ngo ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Asoza avuga ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo murimo wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Urumva na Petero nawe ubwe aragaragaza ko urubanza rwatangiye kandi rugahera mu b'inzu y'Imana. Nibajemo ijambo ngo rwahereye mu b'inzu y'Imana, ni igihe cyose twemera gutsindwa n'ijambo ry'Imana. Iyo twemeye gutsindwa n'ijambo ry'Imana, tuba twinjiye mu rukiko, tukemera gucirwa urubanza n'umwami wacu, kandi akaba ari nawe udukatira igikwiriye. Tubonye ko icyiciro cya kane ni umushinjacyaha nk'ijambo ry'Imana. Nihora rishinja abatuye isi bose ko bafite inkomoko y'icyaha cyo muri Adamu. Nta muntu ushobora kugikatira, byanga byakunda kugira ngo tukirokoke, nuko tugomba kwizera Yesu, kuko Pawulo yandikiye abakono mu rwandiko rwa mbere ibice 15 umurongo wa 45, aho yavuze ko Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma agatanga umwuka, akaba umwuka utanga ubugingo. Adamu wa nyuma rero ni Yesu. Kugira ngo rero turokoke urubori rw'icyaha cyo muri Adamu wa mbere wahindutse ubugingo buzima, nuko twizera Adamu wa nyuma ari we mwuka utanga ubugingo, akaba ari we Yesu Kristo. Kumwizera tuba dukuweho urubanza rw'icyaha cyo muri Adamu wa mbere wahindutse ubugingo buzima. Abari mu isi yose rero, buri wese, abakomeye, aboroheje, abize, abatarize, abita ngo ni intiti z'abanyabwenge, abami, ibikomangoma, abaperezida, buri wese uzi ko yabyawe n'umuntu, yabyawe n'umugore, kugira ngo abashe kurokoka umujinya w'Imana uzatera uzarimbura abatuye isi, nuko yizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo waje muri iyi si, akaba ari we Adamu wa nyuma, akaba umwuka utanga iki? Ubugingo. Icyiciro cya gatanu kiboneka mu rukiko rw'ijuru ni avoka. Avoka ninde? Ni Yesu. Yesu ubu ni avoka, yarazamutse cyane buryo bw'Imana, akaba ari avoka utuvuganira, ahora dusabira imbere y'Imana. Niwe wenyine udusabira igihe cyose dukosheje, igihe cyose tuguye mu byaha. Yavuze yuko icyamuzanye mu isi si ugucira abantu ho iteka, ahubwo icyamuzanye mu isi ni ukugira ngo azamwizera bose azabaho ubugingo. Rero yagiye mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana nk'avoka, ahora tuvuganira. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe, muri iki gihe cya gatandatu cyagenewe isi cy'ubuntu, kimaze imyaka irenga 2000, Yesu ari mu rukiko nka avoka, ahora atuvuganira, avuganira abantu bose bamwizera, adusabira imbabazi. Hakaza noneho umucamanza mukuru, ariyo Mana. Twavuze ko ari ibyiciro bigeze kuri 6. Hari urega, ari we Satani uko tubonye mu ijambo ry'Imana. Hakaza uregwa, ari we muntu. Hakaza umugenzacyaha, ari we Mwuka Wera. Hakaza umushinjacyaha, ari ryo jambo ry'Imana. Hakaza avoka, ari we Yesu Kristo. Hakaza umucamanza mukuru, ariyo Mana. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24, haratubwira ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itoro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Ayo maraso na ya Yesu niyo Yesu akoresha aminjagira ku byaha byacu, kugira ngo adusabire ku Mana imbabazi, we nk'avoka uri kuvuganira abamwizeye. Ijambo nashakaga rero nirivuze ngo mwegereye n'Imana umucamanza wa bose. Imana niyo ihagarariye cyangwa niyo mukuru muri runo rukiko rw'ijuru. Imana ni umucamanza mukuru. Satani ahora turega imbere y'Imana
agaragaza uburyo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo none akaba yigomera. Hanyuma umuntu nawe ahora aregwa iteka ryose. Icya gatatu, Umwuka Wera ahora agenza ibyaha dukora. Icya kane, ijambo ry'Imana ryandikiwe abatuye isi rihora ridushinja ko turi abanyabyaha, kandi ko abanyabyaha bose hari umujinya w'Imana wagenwe uzabarimbura, kandi bakarimburana n'umwanzi bakurikiye ariwe Satani n'abadayimoni. Kubw'iyo mpamvu ijambo ry'Imana rigahora rigaragaza ko turi abanyabyaha, kandi kurokoka uwo mujinya ari uko twizera uw'Imana yatumye ariwe Yesu Kristo. Hakaza noneho na Yesu nka avoka uri imbere y'Imana uhora adusabira imbere y'Imana. Hagasoza Imana umucamanza mukuru ariyo irangiza ikonfirima iby'uru rubanza. Icyitonderwa rero, ibi byose birimo birakorwa muri iki gihe cya gatandatu, aricyo gihe twita ngo ni igihe cy'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu ni igihe abari mu isi yose basabwa kwinjira mu rukiko rw'ijuru kugira ngo baburanirwe na avoka wabo ari we Yesu Kristo. Abantu batemera Yesu bazarimbuka. Hari amadini menshi ari hano muri iyi si atemera Yesu, afite abayoboke benshi. Hakaba n'ayandi abeshya ngo aremera Yesu ariko akamubangikanya n'ibindi bigirwamana, rimwe na rimwe akanamubangikanya n'abantu bapfuye. Urugero, nk'iri dini Bibiliya yita ngo ni nyina w'abamaraya bose, ariryo dini ryitwa Kiliziya Gatolika. Abantu bayayobotse iri dini, abayoboke baryo, kubera umwuka uririmo ukomeye cyane utabarekura, basenga ibintu byinshi kandi bakagaragaza yuko ngo biyambaza Yesu. Icya mbere, hari papa bemera nk'aho ari we nzira banyuraho ubageza kuri Yesu. Ijambo papa avuze, niba hari ivanjiri asomeye i Vatikani, iyo vanjiri niyo isomwa muri misa zose zibera ku isi yose. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora gusoma ibindi bitavuzwe na papa i Vatikani. Abari mu isi bose binjiye cyangwa se abayoboke b'iri dini Kiliziya Gatolika, nyina w'abamaraya, bemera badashidikanya ko papa ari nk'inzira bashobora kwifashisha bagera mu ijuru, kuko yiyise ko ari igisonga cya Kristo, yasimbuye Petero intumwa ngo niwe guhagarara itorero hano mu isi. Iyindi nzira bacamo ni nyinshi, ntabwo nazirangiza. Hari ugusenga Bikira Mariya. Bibiliya ntabwo ivuga Bikira Mariya kuko nta Bikira Mariya ubaho. Bibiliya ivuga Mariya. Iri jambo bongeyeho ngo bikira bashaka kwerekana ko Mariya ari isugi, ari umukobwa w'isugi utarashatse umugabo kandi utarabyaye, ahubwo wabyaye inda y'umwuka ari we Yesu Kristo gusa. Ariko ni ikinyoma, kuko iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 13:53 hatwereka abahungu bane Mariya yabyaranye n'umugabo witwa Yosefu, hakanatubwira abakobwa tutazi umubare babyaranye. Ariko Kiliziya Gatolika bafashe uyu mubyeyi Mariya bamuhindura isugi, bavuga ko atigeze ashaka umugabo, bavuga ko atigeze abyara keretse Yesu wenyine nk'inda y'umwuka yatewe. Ariko uyu Bikira Mariya ntabwo ari Mariya nyina wa Yesu, ahubwo ni umudayimoni basenga bafashe bamwambika izina rya Mariya, bamugirikiraho n'akantu kitwa ngo ni bikira cyangwa se ni umubikira. Kandi tuzi ko umubikira ni umukobwa w'isugi utemerewe gushaka kandi utanabyara. Birumvikana ko atashatse ntiyanabyara keretse nawe atwaye inda y'umwuka. Niyo mpamvu bafashe Mariya bamwita ngo ni Bikira Mariya. Kandi Mariya yarashatse Yosefu nkuko biri bigaragaza,
abyara abahungu n'abakobwa. Ariko Kiliziya Gatolika yaramufashe imuhindura isugi, irangije ibeshya ko yapfuye nawe akazuka akajya mu ijuru, irangije ikora andi marorerwa imwita umugore w'Imana, ni umwamikazi w'isi n'ijuru, kuko umuntu ahinduka umwamikazi uko afite umugabo, uwo mugabo akaba ari umwami. Ni ukuvuga ngo bafashe Mariya bamuhindura umugore w'Imana, ubwo Imana niyo yamuteye inda, ni umugore wayo, bari no kumwe mu ijuru baricaranye. Ntabwo mujya mwumva indirimbo baririmba ngo mwamikazi w'isi n'ijuru, ngo turakwambaza mubyeyi. Mwamikazi w'isi n'ijuru turakwambaza mubyeyi, duhakirwe mu byo dukora. Iyo ni indirimbo yabo bakunda kuririmba. Ayo ni amarorerwa, ni amahano akomeye, ni umwuka wa kidayimoni wa Satani ukomeje gufata abayoboke b'iri dini. Umujinya w'Imana ukaba ugiye kubisuka hejuru, kuko banze kumva ubutumwa bwiza bw'Imana burimo buramamazwa ku isi yose, bugaragaza ikinyoma Kiliziya Gatolika y'i Roma yazanye, aho bafashe umuntu wabyaye akabyara Yesu, akabyara abandi bana, agashaka umugabo, bakabeshya ngo yarapfuye arazuka, bakabeshya ngo yagiye mu ijuru, bakabeshya ngo ni isugi ntigeze abyara, nta n'umugabo yashatse, bakongera bakamwita n'umugore w'Imana. Imana ntabwo irongora, Imana nishaka umugore nta mugore igira, kuko ijambo ryayo ntiribitubwira. Ariko bamwise umwamikazi w'isi n'ijuru. Noneho ubuyobe bundi rero abayoboke barimo babahaye, ni uko bamwiyambaza ngo abashyikirize cyangwa se abageze kuri Yesu. Mariya yarapfuye, nawe azazuka ku muzuko nk'uko abandi bose bazuka. Yaguye muri Egiputa, tuyikubategura amateka tuzabibereka. Mariya yaguye muri Egiputa, yarapfuye, ntarazuka, azazukana n'abera bose igihe bazazuka. Ariko uyu mwuka Kiliziya Gatolika yarawufashe uzengurutsa mu isi yose, abakomeye, abaperezida, abami, bikomangoma, abantu bakomeye bize ubwenge bw'isi bari muri iri dini, bakiriye ibi bintu by'ibinyoma, birengagiza igitabo cyitwa Bibiliya, bakurikira iby'abantu. Ikindi basenga nuko basenga abantu bapfuye, abatagatifu. Abatagatifu ngo Pawulo mutagatifu dusabire, Petero mutagatifu dusabire, Kanaka mutagatifu dusabire, n'abandi bantu. Hari abatagatifu bakomoka mu ntumwa, hari n'abatagatifu bagenda bapfa muri iki gihe. Mu minsi mike na Kizito bazaba bamugize umutagatifu. Nyirere ndibaza ko nawe banza yaramaze gushyirwa mu batagatifu, ubwo nawe agiye kujya asengwa bamwiyambaza ngo abageze kuri Yesu. Urumva mbega inzira ijyana abantu mu ijuru ntikiri imwe, yabaye inzira zitagira ingano ku bantu bose bari muri Kiliziya Gatolika. Kandi Yesu yaravuze ngo nijye nzira nuko n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ubutumwa buzi ko bwanditswe na Yohana 14:6. Ariko abantu bose bari mu idini ya Kiliziya Gatolika bamaze kwiremera inzira nyinshi zo gucamo ngo zibageze mu ijuru. Kimwe n'abandi bantu bari mu madini atandukanye, abantu benshi bafashe mu madini bayafata nk'inzira ibajyana mu ijuru. Inzira ni imwe, ni ukwemera ijambo ry'Imana ridushinja, hanyuma tukemera n'icyo ritwereka cyadukiza, igisobanuro cyitwa kwizera Yesu Kristo. Iki gihe rero duhagazemo, iki gihe cy'ubuntu turimo, ni igihe abari mu isi yose bakwiye gutega amatwi bakumva ubutumwa bwiza bw'Abami burimo kwamamazwa mu isi yose, kugira ngo abantu bahunge umujinya w'Imana uzatera. Niba badahunze, Bibiliya igaragaza uburyo umuntu ari umunyabyaha, ikagaragaza igishobora kumukiza ibyaha bye, ikagaragaza umujinya w'Imana uzarimbura Satani n'abadayimoni ndetse n'abanyabyaha bose, ikagaragaza n'umuntu ushobora gukiza ikiremwa muntu ari we Yesu. Abantu rero ntibashaka kumva ubutumwa bwiza, abantu ntabwo bashaka kwitaba urukiko rw'ijuru. Niyo mpamvu ubutumwa bubwirizwa abantu bakaba badakizwa ngo bihane. Reka tubwire abadukurikiye, ntawe ukomeye n'umwe wo mu isi imbere y'Imana. Ushaka uburinda iti bimeze iti,
ushaka kuba warize ujya no mu kwezi no mu zuba, niba utizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo uzigera ubona wowe wihisha umujinya w'Imana uzatera isi. Ntabwo uzigera ubibona, ntabwo uzahabona, kuko umunsi umujinya w'Imana waje wateye isi, isi yose, yaba ikirere, iri sanzure tubona, yaba uyu mubumbe dutuyeho n'indi mibumbe yose, nta hantu uzabona wakwikinga. Dawidi yavuze ko aho hose Imana ibayo. Zaburi 139 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12 kiravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'impagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira. Ujya urondora imiryamire yanjye n'imibyukire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungose inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe, kumenya ibikomeye bityo n'igitangaza kinanira kuransumba sibasha kukugeraho. Umurongo wa 7 uravuga ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he, nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye kuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke nkatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ungose uhinduke ijoro, n'umwijima nawo ntugira icyo guhisha. Ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Nta hantu Imana itagera, mu ijuru iriyo, ikuzimu iriyo, hirya y'inyanja iriyo, mu mwijima irahari. Nta muntu n'umwe uzigera abona harokokera umujinya w'Imana. Kurokoka umujinya w'Imana gusa nuko twinjira mu rukiko, tukemera umushinja icyo dushinja ari we jambo ry'Imana, tukemera avoka akatuvuganira tugasaba imbabazi, tukizera ko ashobora kutuvuganira imbere y'umucamanza mukuru ariyo Mana. Imana nayo ikemera kubabarira ibyaha byacu, kuko hari uwemeye gutanga incungu y'amaraso ye ari we mwana wayo w'ikinege, kandi byaturutse byose mu rukundo rw'Imana. Naho mu gihe abantu banze kumvira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ngo bumve ko bafitanye urubanza rukomeye n'Imana, mu gihe batari bizera uw'Imana yatumye ari we Yesu, urubanza rubariho kandi bazarimbuka. Turimo turigisha tugaragaza ko iki gihe cya 6 twicayemo kuva muri 33 Yesu avuye mu isi kugeza igihe azagarukira, turi mu gihe cy'urubanza, kandi muri urwo rubanza hakaba harimo n'ubuntu. Ubwo buntu tubuhabwa nande? Tubuhabwa n'Imana, kuko yatanze umwana wayo kugira ngo azadupfire, hanyuma yinjire mu rukiko atuvuganire imbere y'Imana. Abantu no batemera kumva ubutumwa bwiza ngo bizere Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, abaca ku bindi bintu bari mu madini, n'abandi bitwaje siyanse bakumva ko sayanse ari cyo yabamarira, n'abandi bitwaje filozofi ndetse n'ubundi bumenyi bwose bw'isi. Ibyo byose ntabwo bishobora gukiza mwene muntu. Umuntu wese agomba kuzakizwa umujinya w'Imana no kwizera Yesu. Hari abantu bajya bavuga ngo nta mujinya Imana igira. Imana igira umujinya se ntiwugira? Ahubwo urwandiko rwandikiwe Abaroma, Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 18 yaravuze ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bose bashikamiza ukuri, gukiranirwa kwabo. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni Yesu. Niyo mpamvu twabonye aho yavuze ngo ni jye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data namujyanye. None Pawulo aravuze ngo umujinya w'Imana ushurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bose bashikamiza ukuri, gukiranirwa kwabo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bamaze gushikamira ukuri kwa Yesu, bakanga kwemera Yesu, bakanga kumwakira nk'umwami n'umukiza, ahubwo bagakomeza gushikamiza Yesu, gukiranirwa kwabo. Rimwe na rimwe bitwaje ubwenge bw'isi bize, abandi bakitwaza ko ari abantu bakomeye mu isi. Nta n'umwe ukomeye imbere y'Imana, twese
turi amagara aseseka ntayorwe, turi umukungugu mu mukungugu. Icyarokora umuntu imbere y'Imana ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza. Pawulo rero avuga ati kubw'iyo mpamvu uyu mujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bose bashikamiza ukuri kw'Imana, gukiranirwa kwabo ngo kuko bigaragara ko bazi Imana, kandi Imana akaba ari yo ubwayo yabayishuriye ubwo bwenge. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, ngo kugira ngo batazagira icyo kwireguza. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yagaragarije abantu ko iriho kandi ishobora byose. Ibi bagaragariza biturutse guki? Ibi bagaragariza biturutse mu byo yaremye byayo tubonesha amaso. Abasiyantifike ngo bakora ubushakashatsi, bakajya mu kirere, bakajya mu isi, bakajya kuzamuka mu yandi masi, barimo kugaragaza uburyo ibintu byabayeho. Aho bafashe n'umuntu bakagaragaza ngo uburyo yagiye yiyeveruwa, akagenda yiyeveruwa kugeza ubwo ahindutse umuntu. Ariko babajije ngo icyo kintu cyagiye kiyeveruwa kugeza ubwo gihinduka umuntu cyakomotse, ntibagusubiza. Babajije ukuntu iyi si ari ikintu cyatunditse kikamera gutya, icyo kintu cyo cyavuye, ntibagusubiza. Ni ukuvuga ngo rero ibitaboneka by'Imana n'ibyo bubasha bwayo ngo byagaragajwe n'ibyo yaremye. Ibyo yaremye nibyo abasiyantifike bakoramo ubushakashatsi, ibyo yaremye nibyo n'abafilozofi bakoramo ubushakashatsi, ibyo yaremye nibyo abantu bose biga bakita abanyabwenge. Kubw'iyo mpamvu rero abo bantu bakomeza gushikamiza ukuri, gukiranirwa kwabo, bagashikamiza ukuri kw'Imana, gukiranirwa kwabo, Bibiliya iravuze ngo umujinya w'Imana urababyukirijwe. Nta bundi buhungiro, ni uguhungira kuri Yesu gusa. Aho niho honyine tugomba guhishwa umujinya w'Imana ugiye gutera isi. Naho ubundi bitabaye ibyo, abantu bose bazatsindwa imbere y'Imana. Rero iki gihe turimo, iki gihe cya gatandatu, aricyo gihe cy'ubuntu, nicyo gihe Imana yateguye, itegura ubutabera bwayo, itegura bino byiciro. Satani araturega buri munsi, umuntu nawe ahora imbere y'Imana agaragara nk'umuntu mubi cyane, Satani ahora amurega. Ariko kandi akaba umwuka wera ugenza ibyaha dukora, niba koko ibyo Satani arega ari ukuri. Hakaza ijambo ry'Imana dushinja ko turi abanyabyaha. Yesu arahari mu ijuru mu rukiko kugira ngo atuvuganire. Imana irahari nk'umucamanza kugira ngo yakire ibyo Yesu atuvuganira. Ariko abantu n'uyu munsi ntabwo barimo kwemera. Iki ni cyo gihe kugira ngo abari mu isi yose binjire mu rukiko, bumve ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kuko ubutumwa bwiza twigisha n'ubukomoka muri iki gitabo cyitwa ijambo ry'Imana, akaba ari bwo burimo burabwira abantu uburyo ari babi, uburyo bavukanye kamere y'icyaha cyo muri Adamu, kandi iyo kamere nta hantu ihurira n'Imana, uburyo umuntu atandukanijwe n'Imana uhereye kera kose. Kandi iki gitabo kikongera kikwerekana ko kugira ngo umuntu yongere yiyunge n'Imana ni uko yizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Naho bitabaye ibyo, igihe cy'urubanza kigiye kurangira, aricyo gihe cy'ubuntu. Tukaba turimo kubwira abantu bose ngo nibumve ubutumwa bwiza, kuko iki gihe cy'urubanza turimo kiri gusatira iherezo. Ibimenyetso byose Yesu yagiye avuga bigaragaza ko kizaba kigiye kurangira, nibyo duhagazemo uyu munsi. Nyuma rero y'urubanza, abizera Kristo Yesu bazapimirwa imirimo, nta rubanza ruhari. Kuko iki cyo gihe cyo turimo kwinjira mu rukiko. Iyo umuntu yumvisha ubutumwa bwiza kumva ijambo ry'Imana ribushinja ko ari umunyabyaha, akizera Yesu, Yesu akamuvuganira imbere y'Imana, abakuweho urubanza. Igisigaye ngo nuko agomba gukora imirimo yo gukiranuka. Iyo mirimo rero niyo izapimwa. Akaba ari yo ngingo ya gatatu dushaka kuza kwinjiramo, turebe iyi mirimo uburyo izapimwa. Uzayipima ninde? Azakoresha ikihe gipimo? Twahere kuri ikintu kirebana n'igihe cy'ubuntu, urubanza ku batuye isi. Iki gihe cy'ubuntu kandi akaba ari urubanza ku batuye isi, nicyo gihe twaturi gusobanura abantu tubabwira ngo buri wese ninjire mu rukiko yumvire ubutumwa bwiza burimo buravugwa, yizere Yesu amwakire mwami n'umukiza kugira ngo arokoke
ibihano. Yesu nagaruka ntabwo azaba aje gucira urubanza abantu, ahubwo azaba aje guhana no guhemba. Ni mpamvu Pawulo avuze ngo twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ibyo twakoze ari biza cyangwa se ibibi. Ntabwo rero Yesu azaza aza kuvuga ngo urajye kwisobanura. Iki ni cyo gihe cyo kwisobanura imbere y'Imana. Igihe Yesu azaba agarutse nta bundi bwisobanuro ku batuye isi. Igihe Imana yatanze cyo kugira ngo buri wese yinjire mu rukiko yisobanure kandi asabe imbabazi, ni iki gihe cya gatandatu cy'umuntu turimo. Igihe rero kizaba kirangiye ko tubona ko ibimenyetso byose bigaragaza ko kigeze finali, bimaze gusa nkaho birangira. Yesu ugiye kugaruka ntabwo azagaruka aje gucira abantu urubanza, ahubwo azagaruka aje guhana, aje no guhemba. Kuko ibyawe byose, bibi byose wakoze bizatambuka imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ntabwo rero uzavuga ngo ugiye kwisobanura ariko reka nisobanure. No, iki ni cyo gihe cyo kwisobanura imbere y'Imana, naho nyuma y'uko ahagurutse ku ntebe y'imbabazi pour entrer. Nta bundi busobanuro, ni uguhana ndetse no guhemba. Reka tubwire wowe udukurikiye aka kanya utarakizwa utarihana ngo injira mu rukiko rw'ijuru. Umva neza ubutumwa bwiza, umva icyo ijambo ry'Imana ririmo riragushinja. Umuntu wese uzi neza yuko yabyawe n'umugore arashinjwa ko ari umunyabyaha, niba atarizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, arashinjwa ko ari umunyabyaha. Urukiko rurahari, Yesu yasubiye mu ijuru. Hari Imana umucamanza mukuru, hakaba Yesu nka avoka, hakaba ijambo ry'Imana nk'umushinjacyaha, hakaba umwuka wera nk'umugenzacyaha, hakaba umuntu nawe urimo uraregwa, hakaba n'umurezi uri kumurega ari we Satani. Icyitonderwa rero, kubera ko urukiko ruhari kandi n'ibyo byiciro bikaba bihari, Imana yatanze igihe kirekire kingana n'imyaka ingana itya kugira ngo amajenerasiyo yose agenda avuka abaho mu isi, akumva ubutumwa bwiza, akumva icyo ijambo ry'Imana ririmo rirashinja abantu, batanga ubwisobanuro, binjire mu rukiko binyuze mu kwizera Yesu umwami n'umukiza, bisobanure. Yesu abavugane ko arahari, yinjije amaraso ye mu ijuru kugira ngo atuvuganire imbere y'Imana. Bibiliya itubwira mu Baheburayo ko atigeze yinjiza amaraso y'ikimasa cyangwa se y'intama, ngo ahubwo yinjije amaraso ye bwite kugira ngo abashe kuvuganira abantu bose bamwizera. Rero iki ni cyo gihe cyo kugira ngo buri wese yezwe, kandi yezwe biturutse mu kwizera Yesu. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa mbere haravuze ngo, mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe ikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 11 haravuze ngo, ariko Kristo amaze kuzuka ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjagiwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso Yesu Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Rero Yesu yinjiye mu ihema ry'ibonaniro, yinjira mu buturo bwera mu rukiko kugira ngo atuvuganire nka avoka, kandi ngo ntiyinjijweyo n'amaraso y'ihene cyangwa amaraso y'intama cyangwa amaraso y'ibimasa cyangwa amaraso y'inka yiriza, ngo ahubwo yinjijweyo n'amaraso ye gusa, amaze kutubonera gucungurwa ku iteka ryose. Kubw'iyo mpamvu rero abantu bose bari mu isi barahamagarirwa kugira ngo binjire mu rukiko, babashe kumva icyo ijambo ry'Imana ribashinja, bizere Yesu Kristo kugira ngo abashe kubavuganira batazarimbuka.
kuko Imana yateguye kuzarimbura Satani n'abadayimoni ndetse n'iyi si yamanukiwe n'umwanzi, nkuko tubisanga mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 12 hatubwira ngo wajuru namwe abari bamo ni mwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushira ishyano, kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Iyi si rero Imana irabizi, ibizima n'abakuru, abamarayika, yuko yamanukiwe na Satani kandi akamanuka afite umujinya mwinshi, kandi Imana irabizi ko iyi si yahumanijwe n'umwanzi, kuko ariho abadayimoni bibera. Kubw'iyo mpamvu Imana yateguye kuzayihanaguraho, ikayizinga nk'urupapuro, hanyuma kandi ikayizingana n'umwanzi Satani n'abadayimoni. Ariko kandi inategura ko abazifatanya n'uyu mwanzi aribo bantu izabarimburana nayo. Ariko abazumvira Yesu bakamwizera, bakizera ubuvugizi bw'imbere y'Imana, azabavuganira kandi bakarokoka umujinya uzatera. Iki nicyo gihe cyawe rero nshuti mwene data muvandimwe, cyo kugira ngo nawe hunge igihano Imana igiye guhana isi mu gihe Yesu agiye kugaruka ahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Kuko igihe cy'imbabazi kirarangiye, igihe cy'imbabazi kirarangiye. Igihe Imana yatanze hari ibimenyetso byose bigaragaza ko kirangiye. Igihe Yesu ahagurutse ku ntebe y'imbabazi rero nta rundi rubanza, ahubwo ni uguhana ndetse no guhemba. None uhagaze ute mwene data? Ese uremera iki ijambo ry'Imana rigushinja muri iki gihe cy'urubanza? Ese uremera kwinjira mu rukiko nawe ngo wisobanure Yesu akuvuganire? Ese uremera ko uri umunyabyaha ufite icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu? Hari abantu benshi bazi ko ibyaha ari ugusambana no kwiba no kubeshya no gutukana no kurwana n'inzangano n'ubwicanyi ndetse n'amaganya n'ibindi byose no kuroga ntabwo ibyaha ijambo ry'Imana ridushinja riturega ibyo ngibyo. Umuntu arashinjwa icyaha akomora muri Adamu gusa. Icyo nicyo cyazanye Yesu mu isi, ni ukudukiza urwo rubori rw'icyaha cyo muri Adamu. Icyaha Adamu yakoze cyo kutumvira Imana bigatuma apfa ruriya rupfu rw'iteka. Twabonye ko gupfa kwa Adamu, urupfu yapfuye byasobanuraga, cyangwa se urupfu, twabonye ko urupfu bisobanura gutandukanwa n'Imana iteka. Imana yabwiye Adamu ko narya ku giti yamubujije gupfa azapfa. Amaze kukiryaho mu mwuka yarapfuye no mu mubiri arapfa. Akikiryaho umwuka yahise apfa. Rero urupfu rukomeye si urw'umubiri, ahubwo urupfu rukomeye urw'umwuka. Twasobanuye ko urupfu bisobanura gutandukanwa n'Imana iteka. Adamu rero amaze kurya kuri cya giti yahise apfa. Gupfa bisobanuye gutandukanwa n'Imana iteka. Abantu bose bamukomokaho, inyoko muntu yose yagiye ikomoka kuri Adamu ikavuka mu ruhande rw'umubiri, ariko mu mwuka yarapfuye idahari. Icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo aze ari Adamu wa nyuma, twizere ubuzima bwe. Nitumara kumwizera twakira nanone ubuzima bw'iteka ryose binyuze muri we. Kubera iki? Kuko kumwizera ngo ni uko twunga n'Imana, bihwanye no kutwunga n'Imana, akatwunga n'Imana biturutse kuki? Iyo umwizeye nka avoka akuvuganira imbere y'Imana, akayibwira ati ngaya amaraso yanjye naramupfiriye, mubabarire kuko arazira icyaha umukurambere we, arazira icyaha sekuruza we Adamu yakoze. Ariko ubwo yemeye akaba anyizeye, mubabarire, hanyuma Imana ikagukuraho urubanza, bigatuma nawe urwo rupfu wari warapfuye ruvaho. Kuko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 1 avuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukura mu batumvira. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umuntu akibarwa icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu, aba yarapfuye imbere y'Imana. Igihe yizeye Yesu akamuvuganira imbere y'Imana, abazutse, hanyuma agatangira kugendera mu buzima bukiranuka, kandi abishobozwa n'umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wa Kristo uba wamugezemo. Reka dusenge, hanyuma nabwira Imana ngo Mana, uhereye uyu munsi nemeye kwinjira mu rukiko, nemeye ijambo ry'Imana rishinja ko ndi umunyabyaha, kandi nemeye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo amvuganire nk'avoka imbere y'umucamanza mukuru ari we Data wa twese, kuko Satani ahora ndega buri munsi, kandi nanjye ubwanjye ndi umunyabyaha. Reka dusengane Imana. Nyakubahwa mubyeyi dukunda,
turagushimiye nanone kubw'uyu mwanya mwiza duhaye. Tumaze kubona ko igihe duhagazemo ari cyo gihe cya gatandatu, igihe cy'ubuntu, ariko akaba ari igihe cy'urubanza ku batuye isi. Abantu bose barasabwa kwinjira mu rukiko rw'ijuru kugira ngo babashe gusabirwa imbabazi kandi bizere uwo watumye ari we Yesu. Fasha uyu muntu wumvishe ubutumwa bwiza kugira ngo Mana ibyo yumvise aka kanya umufashe kugira ngo yakire Yesu, hanyuma abashe kumurokora umujinya ugiye kuzatera wawe wo gutsembaho iyi si ndetse n'icyaha na Satani n'umunyabyaha. Ndagushimiye rero uhereye umunsi akaba atangiye urugendo rujya mu ijuru, umukomeze kandi umurinde kugeza ubwo azasohora amahoro mu bwami bwawe. Ndagushimiye ko mvishe gusenga byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana igumugisha mwene data, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimira.